Niwasalimie tena wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Nongere mbasuhuze bakunda masomo yanjye y'Igiswahili. Leo tunaendelea na somo lipya. Uyu munsi dukomeje ni somo lipya. Somo la leo ni baadhi ya sentensi za Kiswahili, zimwe mu nteruro z'igiswahili. Mu by'ukuri igiswahili kigira interuro nyinshi tuzagenda tubona, ariko uyu munsi dufite interuro nkeya dushobora kuba twakwifashisha. Dufite interuro zibaza, hasi yazo tukageraho n'izindi zigiye zisubije, mbese tugiye kubibona mukurikire. Unaenda wapi? Uvuze uti ugiye hehe? Urasubiza uti ninaenda shuleni, ngiye ishuri. Ubwo ushobora kuvuga uti ninaenda Kigali, ninaenda Muhanga, ninaenda Gitarama, bitewe naho ushaka kuvuga ugiye nyine kubera ari ahantu. Kabiri, jina lako ni nani? Izina ryawe ninde? Izina ryawe ninde? Ushaka kuvuga uti jina langu ni Emmanuel, jina langu ni Paulo, ni Jacqueline, bitewe nuko izina ryawe wowe uryitwa no urizi. Unapenda nani? Unapenda nani? Umuntu abakubajije ati ukunda nde? Gasubiza uti ninapenda Paulo, ninapenda Jacqueline, ninapenda Amina, bitewe n'ukunda. Aha navuze nti ninapenda wazazi wangu. Wazazi ni ababyeyi wangu banyu. Ubwo navuze nti ninapenda ababyeyi banyu. Uko wapi? Iyo umuntu avuze akubajije ati uko wapi, abakubajije ngo uri hehe, uramusubiza uti niko nyumbani. Ubwo wenda se igihe uri mu rugo uravuga uti niko nyumbani, kuko nyumbani ni mu rugo. Niko shuleni, ndi ku ishuri. Niko mujini, ndi mu mujyi, bitewe naho uri ugenda ahivuga. Unataka kunywa nini? Ushaka kunywa iki? Ugasubiza uti ninataka kunywa maji, cyangwa se ninataka kunywa maziwa, ninataka kunywa soda, bitewe n'icyo ushaka kunywa, mbese ukamusubiza bitewe nuko wowe wumva icyo ushaka kunywa runaka. Unataka kula nini? Ushaka kurya iki? Ubwo akubajije ushaka kurya iki, uramusubiza uti ninataka kula nyama, ninataka kula ugali. Ashobora no kuba wenda ari nk'umuntu uri muri restaurant ari kukubaza nk'icyo kibazo, amusubiza. Unataka, ubwo ndabona izibaza tuzirangije, tugiye gukomeza n'izindi nteruro dushobora kuba twakwifashisha ngufi n'ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu avuze ngo niko na joto, iyo umuntu avuze ngo niko na joto, avuze ati ndashyushye. Uko biri mu Kinyarwanda, uko akundi umuntu aba yumva mu mubiri ashyuhiranye ukuntu, ubwo niko ushobora gusubiza uti, cyangwa se ukabwira umuntu uti niko na joto. Niko na baridi. Baridi ni ubukonje. Noneho ubivuze uti niko na baridi, uvuze uti ndakonje. Niko na uchovu. Uchovu ni umunaniro, ubwo uvuze uti ndananiwe. Niko na huzuni. Niko na huzuni, uvuze uti ndababaye, kuko huzuni ni akababaro. Kuwa na huzuni, ubwo niko na huzuni ni uvuze uti ndababaye. Niko na furaha. Niko na furaha, uvuze uti ndishimye. Furaha ni ibyishimo, kufurahi ni ukwishima. Niko na njaa ni inzara, uvuze uti ndashonje. Wapenzi wa masomo yangu, hapa ndipo ninamalizia somo la leo. Wakunzi wa masomo yanjye, aha niho soreje isomo ry'uyu munsi. Mbibutse gukora subscribe, share, like na comment. Mungu awalinde. Asante, tutaendelea na masomo mengine. Kwaheri.